Buri mubyeyi wese azi intambara z'abana b'imyaka 3 kugeza kuri 4 barwanira igikinisho cyangwa igikoresho runaka. Aha nta bindi bisobanuro baba bashaka kumva uretse kubona icyo barwanira. Mu gitabo cye Dr. Steinberg yifashe ubushakashatsi butandukanye atanga inama 10 zafasha umubyeyi wari we wese gusobanukirwa uko yakwitwara kugira ngo umwana we abone uburere bukwiye. Reka mbabaze ibibazo bikurikira. Ese mubyeyi, intego yawe ku mwana wawe ni iyihe? Ni ukumwereka kuri boss we? Ni ukumubikamo gwa kugira ngo agutinye? Cyangwa no kumufasha kuzavamo umuntu uje indangagaciro z'ubumuntu kandi bifitiye icyizere? Mu yandi magambo, ushoboye kandi ushobotse. Ngira ngo nta numwe muri mwe utumva igikwiriye, ibindi byaba ari ukwigiza nkana. Ese Steinberg abivugaho iki? Mu bushakashatsi bwe Steinberg asobanura icyo uburere bwiza bivuze. Ati uburere bwiza ni ufasha uwurerwa kugira ubumuntu, ubunyangamugayo, self reliance, kwiyobora self control, ubugwaneza kindness, ndetse no gusabana n'abandi. Ikindi kandi uburere bwiza bugomba gufasha umwana kuzamura inyota yo kumenya byinshi ndetse n'ubushake bumubitsemo bwo guhangana kandi agaharanira kugera ku ntego ze. Ibyo bizatuma umwana atagira ikibazo cyo guhera mu gihirahiro, agahinda gakabije, imibanire mibi na bagenzi be, ndetse no kwishora mu biyobyabwenge. Steinberg avuga ko ababyeyi benshi barangwa no gufata ibyemezo ku bana babo bagendeye ku marangamutima y'uburakari, nyamara ibyo sibyo. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe amahame 10 yagufasha mu kurera umwana wawe neza. Mbahaye ikaze, nyitwa Charles Gayigana. Ihame rya mbere ni ugutuma ibyo ukora bigira uruhare runini ku burere bw'umwana wawe. Ibibura cyane n'imigani ya Kinyarwanda ivuga ngo wiba ahetse ababwiriza wo mu mugongo, cyangwa nduvuga ngo inyana ni ya mweru. Aha ababyeyi bamwe bagerageza kubyoroshya bakavuga ko umuntu yivukira. Nyamara urubuga testbook.com rwo siko rubibona. Dore ko mu nyandiko yarwo yitwa Determinants of Personality rusobanura neza ko imiterere y'umuntu personality igizwe hafi na 50% kumura ku babyeyi be avukaho, hanyuma hagakurikiraho yavukiye. Kuri iyi ngingo yaho yavukiye ahanini bashaka kuvuga umuryango wa murezi akiri muto. Ni ukuvuga ko niba akuriye mu muryango ufite amakimbirane, nawe afite ibyago byinshi byo kuzakimbirana yarabaye mukuru. Niba akuriye ku muryango utuje, nawe afite amahirwe menshi yo kuzakura atuje. Ibyo simbitindaho, murabizi cyane kundusha. Gusa hari n'ibindi bishobora guhindura imyitwarire y'umuntu, ariko bifite ijanisha rito ugeranyije n'ibyo tuvuze haruguru. Muri ibyo bindi harimo nk'akazi umuntu akora, aho ushobora gusanga nk'abasirikare imyitwarire myinshi bahuje, n'ibindi. Mubyeyi rero dufatanyije kurera, iri hame rya mbere rirakureba, cyane ku bijyanye n'ibikorwa bikorerwa muri famiye. Kuko ingingo yaba umuntu akomokaho, heredity, yo ntacyo twayihindura, kuko umuntu ntagahitamaho abamubyara cyangwa se ahavukira. Ihame rya kabiri ni ukwereka umwana urukundo. Urukundo rufasha umwana kumva atekanye kandi bikanamufasha gukuza amarangamutima ye. Kwereka umwana urukundo rwinshi ntabwo bimwangiza nk'uko bamwe babikeka, ahubwo bimufasha mu mikurire ye. Gusa bamwe mu babyeyi bitiranya urukundo n'ibintu, aho usanga ababyeyi bamwe na bamwe bahonga abana babo ibintu by'agaciro bakeka ko bari kwereka abana babo urukundo. Niba nawe uri mu babikoraga, ndagira ngo nkumenyeshe urwo katari rwo rukundo hano bavuga. Niba umwana wawe umuha buri kimwe cyose akwatse, menya ko uri kumwangiza. Urukundo tuvuga hano ni udukorwa duto tutanahenze cyane. Aha tuvuga nko guhobera umwana wawe kenshi, ukamubwira uti ndakwishimira kandi ndagukunda. Hari ukurugira uruhare mu mikoro yavanye ku ishuri, ku misomero dukuru dutandukanye dushimishije mbere yo kujya kuryama. Ibindi byose byaza ari inyongera. Sinasoza ingingo ntavuze ku babyeyi bamwe na bamwe baba bafite abana mu bigo by'amashuri bacumbikira. Ugasanga hari nk'itegeko ribuza ababyeyi kwinjiza ibiryo ku ishuri, nyamara ugasanga hari bamwe mu babyeyi bakoresha amayeri yose ngo bapfunyikire abana babo ibyo byo kurya ku munsi wo gusura. Niba uri mu babikora, mubwije ukuri ko urimo kwica umwana wawe. Kutari kumwereka urukundo. Urwo si urukundo habe na gato. Uri kwitiranya urukundo n'ibintu. Urwo rugamba wowe wishoyemo ntushobora kuzarutsinda. Ikindi, urimo kwigisha umwana wawe amanyanga, ubujura, uburinganya n'ibindi. Ni wabikora ngo bihagarike. Ihame rya gatatu
gira uruhare mu buzima bw'umwana wawe. Uruhare ruvugwa muri iyi hame ntabwo ari ugukurikirana ubuzima bw'umwana wawe kuri telefone, ahubwo ni ukuba kumwe nawe ahabashoboka hose. Urugero ni nko kwitabira inama zo ku ishuri cyangwa gukorana nawe siporo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ihame rya 4, kumenya kujyanisha uburere umwana wawe ukurikije ikigero agezemo. Umubyeyi mwiza agomba kuba asobanukiwe neza uko umwana agenda akura. Aba akeneye uburere bujyanye n'icyiciro cy'imyaka afite. Urugero, umwana ugeze mu gihe cy'ingimbi cyangwa umwangavu aba akeneye ubwisanzure kurenza umwana uri mu byiciro byo hasi. Bityo umubyeyi aba agomba gukurikirana uwo mwana akoresheje cyane cyane uburyo bw'ibiganiro n'ubujyanama. Ihame rya 5, gushyiraho amategeko ngenderwaho. Amategeko asobanutse afasha umwana kumenya imipaka ntarenga ndetse n'inshingano. Urugero, umubyeyi ashobora gushyiraho itegeko rivuga ko telefoni zitemewe mu gihe cyo kurya. Ibi bizafasha umwana kugira ubusabane mu muryango. Ihame rya 6, koroshya ubwisanzure bw'umwana. Umubyeyi akwiriye kureka umwana akisanzura cyane cyane mu gihe cyo gufata ibyemezo bito bito. Ibi bifasha umwana kwirebamo icyizere no kumenya gufata inshingano. Bimwe muri ibyo harimo nko kureka umwana akihitiramo ibikorwa azajya akora nyuma y'akazi cyangwa nyuma y'amashuri, ibyo bita extracurricular activities n'ibindi byemezo. Ihame rya 7, guhagarara ku byemezo byafashwe n'umubyeyi. Niba hari icyemezo cyafashwe n'umuryango cyerekeranye n'imibereho myiza y'uwo muryango, umubyeyi aba agomba kugihagararaho. Bizafasha umwana muri discipline ndetse no kutazajya ahuzagurika mu gufata ibyemezo mu buzima bwe. Urugero, niba hari hanzuwe isaha yo kuryama kari 2:00, biba bigomba gukurikizwa buri gihe niyo haba ari muri weekend. Ihame rya 8, kwirinda gutanga ibihano bikakaye. Ibihano bikakaye bishobora kwangiza amarangamutima y'umwana. Ikindi ntabwo bimwigisha kugira imico myiza, aho umwana ashobora gukorana umushira, umunabi, kutigira icyizere, ubwoba n'ibindi. Urugero, aho kugira ngo ukankamire umwana umennye igikoresho, ahubwo mubaze uko bigenze utuje unamufasha kugitunganya. Ihame rya 9, gusobanura neza amategeko yashyizweho ndetse n'imyanzuro yafashwe. Niba hari imyanzuro ifashwe, umubyeyi aba agomba kuyisobanurira umwana kugira ngo umwana abashe kuyishyira mu bikorwa yarayisobanukiwe neza. Urugero twatanga aha ngaha ni nko kuba umubyeyi ashaka ko icyumba cy'umwana kigomba guhora gitunganye. Agomba kubanza agasobanurira umwana akamaro ko kugira icyumba gisa neza, aho ashobora kumusobanurira ko bituma icyumba kiba gitekanye kandi ibintu bikaba biri ku murongo. Ibyo biruta kubwira umwana ngo ugomba kubikora ku itegeko ryanjye. Ihame rya nyuma rya 10 rifasha mu kurera umwana neza ni ukubaha umwana wawe. Guha umwana wawe icyubahiro bituma yumva afite agaciro kandi bigatuma akuza umuco wo kubaha abandi. Urugero, gutega amatwi umwana kabone niyo waba uhuze bituma yumva ko uha agaciro ibitekerezo bye. Ikindi, iyo ugiye mu cyumba cye biba byiza kubanza gukomanga. Bimwereka ko afite agaciro, bityo nawe akumva ko ako gaciro agomba kugaha abandi nawe urimo. Mu gihe umubyeyi akurikije aya mahame, nta kabuza umwana aba agomba gukura neza kandi akabasha guhangana n'ubuzima bwo hanze bwo muri iyi si igoye. Bashimiye ko twabanye muri kino cyegeranyo kigufi. Nitwa Charles Gahigana. Kora subscribe, comment, like na share tujye tubana mu bindi biganiro. Hasta la vista.